uko byagenda kose ubusore buzicuzwa, wabishaka utabishaka, umunsi umwe uzicuza ubusore bwawe. Irinde irari rya gisore, irinde gutegekwa n'irari rya gisore. 99% ibyaha by'abasore ni bibiri. Icyambere ni irari ry'umubiri, no kuvuga gukunda gusomana, mufite ayo matsiko, gusomana, kissing. Simwe mwenyine, twese twabaye. Isoni zirabica, timviriza pastor, twese byatubayeho. Kurya gusambana, ibyo bintu bimera bite? Amatsiko aba ari menshi. Ariko Bibiliya avuga ngo niba wifuza kuzagira iminsi myiza, ni wirinde irari rya gisore. Nuhura na queen, wowe uri héritier, wawe uri kumwe nawe ugahita wumva neza mu myenda biranze, usa n'umuntu wibye vide, ibyo ngira murabyumva, ku buryo umuntu avuga ni igiki kibye mu mufuka, ugasa n'uwibye vide, nta cyaha wakoze, ubuzima bwawe ni buzima. Hanyuma mushiki wacu nawe nubwo ntawo bireba, wamureba akaba bize neza ko muri wasa n'uwagiye kuvoma ibintu byahindutse, nta cyaha kirimo. Icyaha ahubwo ni igihe wumviye umubiri wawe gukora ibyo ngibyo ukubwira. Uriya mukobwa ngo ari cool, ngo ntabirenze, uzabimenya ko birenze igihe uzaba umaze kuba mukuru, uzabimenya. Ntabwo nguciraho iteka, ahubwo ndi kukubwira ngo urifuza kuzagira imibereho myiza, nugerageze kurinda umubiri wawe, bizagufasha. Urifuza kuzagira imibereho iboneye, ni witoze, ni wishyiremo, ni wihate, ni wumve ko ari ingenzi ubuzima bwawe bwose kumvira ababyeyi. Ushobora kuba ati ngiye se ko ndi imfubyi. Oya, iyo tuvuze ababyeyi ni umuntu ufite figa, ni umuntu ufite statut, ni umuntu uhagaze mu mwanya wo kukubera umubyeyi. Umama ashobora kukubwira ngo uzashaka ryari, ariko nta muntu, cyane abakobwa nibo bagowe. Ukuvuga abatangiye guhangayikishwa nuko ubona utangiye gukura. Wamuzanira umusore akakubwira ati oya, uriya muntu biranze, ntafite, ukamubwira ko se mama uramugaye iki? Niki umugaye? Ntago afite uko bigusobanurira, afite icyo bita instinct parental. Ababyeyi b'abamama hari ikintu kimwe, hari uburyo bumwe bafite bwo kutuvuma kandi batatuvumye. Mwari mubizi bumwe bwonyine, ndabukubwira. Niba uri umukobwa, ndakwinginze uzirinde gutuma mama wawe akubwira ngo nawe uzabyare, uzabyirinde. Nubona mama wawe arababaye, arakurebye ngo sha ngo uzabyara umukobwa, burya azaba akubwiye. Nibwo buryo afite bwo kukwifuriza umubabaro, ariko atavuze ijambo ribi. Uzi icyo abavuze ngo nawe uzamere nk'uko ngize. Kimwe mu bintu bisenya ingo z'abantu bari muri Amerika no mu Burayi, kuko ndahaba, ni ubunebwe. N'umwana ngewe njya mvuga ngo ushaka kureba umusore w'umunebwe uzabirebere n'ukuntu ameze. Ndabyanga n'umutima ko umuntu utarakwiza imyaka 30 ufite akada, n'umubiri wawe nubasha kuwukoresha siporo, biteye isoni. Awi ataratubwiye n'igitora ducyuriye nukuri kw'Imana. Ukabona umuntu w'umusore bimuteye ishema gukikira akada utaranashaka. Uri umunebwe ku buryo n'umubiri wawe utabasha kuwukoresha siporo. Ariko nagira mba ikintu cya mbere, umwanzi w'urugo rwawe rw'ejo hazaza ni ukugira ubunebwe. Ntibashaka ko twiga, badushukisha amafaranga, ukajya mu ikarito kandi abana babo biga. Niyo twize hari ibintu badashaka ko twiga, hari ukuntu bashaka ko dukomeza kuzababera abacakara. Umuntu ureba kure rero, wowe twari kamyo, wowe jya mu ikarito, ariko reba uvuga ngo mu myaka 50 iri imbere abana bacu nibo bazigomba kuzaba bategetse kino gihugu. Ni ibintu abantu batekereza, ni ihame ry'umwuka. Kugira ngo ugire icyo uzageraho biragusaba kwihangana no gutegereza. Kivuga ngo umusore azeza inzira ye ate. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana warakoze, nyemerera unsomere hahandi wasomye Bibiliya ijambo ry'Imana. Nurebe kuri afite telefone, ngewe ndayifite nuko na internet. Bibiliya ijambo ry'Imana ibivuga neza. Muri Bibiliya yera baravuga ngo azeza, nibyo azaboneza, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana bakoresheje mu uburyo bwumvikana cyane kuruta ibindi. Urayibona cyangwa tubyihorere nyine? Bibiliya ijambo ry'Imana. Yes. Umusore azeza inzira ye ati. Mbese umusore azagenza ate ngo agire imibereho iboneye? Voilà. Umusore azagira ate kugira ngo agire imibereho ye iboneye? Yakurikiza ijambo wavuze. Yakurikiza ijambo wavuze. Icyambere mbashimira
yaba ari umuyobozi wabiteguye, yaba mwaricaye mwembi mugakora inama mukavuga muti nidutumira Pst Senga akaza azanye na Elize turifuza ko azatuganiriza kuri iki kintu. Ntabwo mbizi, bishoboke ko mwaganiriye, bishoboke ko umuyobozi yarebye akabona ari cyo gikwiriye, ariko ndabashimiye rwose. Impamvu mbashimira ni iyihe? Ni uwo mutima wo kuza kwibaza iki kibazo bihuye n'inzara mufite. Niko ntekereza, inzara yo kuvuga ngo turifuza kubaho imibereho iboneye, turifuza kubaho imibereho itunganye. Nubwo turi muri Amerika, nubwo turi mu isi yanduye, ntitubyibagirwa. Si uko n'iwacu hatunganye. Iyo tuvuze ko muri Amerika handuye, wagira ngo mu Rwanda cyangwa muri Kongo ho haba abatagatifu. Oya, naho haba abanyabyaha. Ariko bitandukanye n'isi hano, yo yareruye, yo iteye imbere cyane mu byaha kuturenza. Nkibaza rero ngo umuntu wibaza icyo kibazo cyo kuvuga ngo nabaho nte imibereho itunganye, ntako bisa. Ndabashimira icyo kibazo mwibajije, Imana yacu ishimwe. Hanyuma Dawidi cyangwa Ezira nk'uko bavugaga, uretse ko 90% urebye amagambo yibajijwe ubona rwose ko ari Dawidi yanditse iyi zaburi. Arasubiza aravuga ngo igisubizo nta handi nzakivana, kugira ngo mbeho imibereho itunganye nzayikura kubaho nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka. Imana yacu ishimwe. Ngiye musubije utyo waba ungiriye neza, ariko kandi waba utampaye umuti nyawo. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rihera mu itangiriro rikageza mu byahishuwe. None se kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ndamenya ari iki nkuramo Imana itegeka, cyane cyane umusore? Yego, niyo mpamvu nabahitiyemo rero ibintu 6 shaka kubabwira umusore akwiye kwibandaho kugira ngo azabeho imibereho itunganye. Bavandimwe, nturebe uko mungana, imyaka yanyu ni mike. Hari amahirwe amwe, unyemerere wandike iyi ni quote si Senga wayihimbye, ariko nanjye yaramfashije. S'il vous plaît, nyemerera wandike. Uko byagenda kose ubusore buzicuzwa, wabishaka utabishaka, umunsi umwe uzicuza ubusore bwawe. Ndasubiramo, wabishaka utabishaka, igihe kimwe ubusore buzicuzwa. Uzicuza ko hari ibyo wagombaga kwiga utize, uzicuza ko hari igihe waryamye wakagombye kuba wari wabyutse. Umunsi umwe uzicuza umuntu wabwiye ngo ndagukunda kandi bitari ngombwa. Umunsi umwe uzicuza ko hari inama bakugiriye ntiwayikurikiza. Umunsi umwe uzicuza yuko hari umuntu wahaye urukundo utakagombye kurumuha. Umunsi umwe uzicuza ko hari umuntu warwimye wakagombye kurumuha. Wabishaka utabishaka, ubusore umunsi umwe uzabwicuza. Ariko ntabwo birangiye. Niwumvira inama nibura tukugira z'ijambo ry'Imana, ibyo uzicuza bizaba biki? Mu yandi magambo, icyo ngiye gukora, ngiye kukugabanyiriza ibyo uzicuza, kuko kuzicuza byo ni ngombwa. Ndabaha urugero ruto, nkunda kurutanga. Ngewe nize technique. Mu kwiga technique ndabyibuka bakundaga kutubwira ngo twige igifaransa, icyongereza. Noneho aho twigaga mu electricité tukagira ijambo rivuga ngo none se ngiye kwestara ngo westara mu gifaransa, ntago ari ngombwa. Ntisingeneye kuvuga icyongereza kugira ngo menye uko ngomba kwestara amashanyarazi, gukora amashanyarazi. Ndabyicuza. Iyo nza kukiga neza mba mvuga icyongereza, mba mbwiriza mu mahanga yose mu cyongereza, ariko ntago ari cyinshi kuko igihe nakagombye kuba narakimenyeye ntabwo nakurikije ibyo bavugaga, none ndabyicuza. Urwo n'urugero rutoye. Hari ibintu byinshi umuntu areba akavuga ngo kubera iki ibi ntabikoze neza. Nge ndeba nta muntu wari uzi aho ubuzima bumwerekeza, nta muntu wari uzi aho ubuzima bumwerekeza. Umuntu ukunda kogosha abana bangiye mu Bufaransa yavuye muri Cameroon cyangwa Côte d'Ivoire. Noneho ubwo twaganiraga akaza akora ni umukwaferi, ariko ni umu-engineer muri electricité. Yize kaminuza, afite diplome ya ingeniera muri electricité muri kaminuza, ariko yigiye muri Côte d'Ivoire. Arambwira ngo papa wanjye yatwigishije kogosha ku ngufu, akajya avuga ngo ni mu byigi. Kandi urumva nawe umuntu wigishije abana bakabigisha kugera muri ingeniera ntabwo yari umuntu yoroshye, ariko uko ubuzima bwabajyanye bisanga yageze mu Bufaransa. Ya diplome afite ntawe ushobora kumuha akazi, kuko murabizi ukuntu abantu hano bibwira basa naho twebwe tutize, namwe murabizi neza. Ati none uyu munsi ibyo nasuzuguraga nakoraga papa ntamwumvira nibyo bintunze. Ubatunzwe no kugira gute? No kogosha. Ya diplome ntacyo arimo mariye. Icyo shaka kuvuga, uko byagenda kose
ubuzima butubikiye surprise nyinshi, butubikiye ibintu tutazi ko tuzakenera, bya bintu wasuzuguye uri muri segonderi utazi ko uyu munsi wagakeneye. Uko byagenda kose igihe kizagera ubone ko ari byo wakwicuza. Ariko niba wumvira ijambo ry'Imana, niba wumvira ibyo nibura abakuru bakubwira, kuko mwantumiye nyine, kuko mushaka ko hari icyo nabungura, nimwumva ibyo rero nababwira. Bimwe mu byo ngiye kubabwira byarananiye nanjye, byaransinze nkiri umusore, iyo ngira amahirwe nkabyumvira. Ibindi nanone nagize ubuntu n'umugisha ndabishobora. Niyo mpamvu iyo tugiye kubabwira ntabwo tuba tubabwira nkaho twe turi abatagatifu, nkaho ibyo tubabwira twabikurikije neza ku buryo wavuga atari gusenga ubanza ubusore bwe bwari nickel. No, hari ibyo twatsinzwe byinshi, ahubwo nkavuga nka Salomo ngo mwana wanjye rero uramenye hano ntuzatsitare, uramenye hano njyewe harananiye, uramenye hano wowe uzirinde. Imana yacu ishimwe. Ntabwo rero tugiye kubacira urubanza, ntabwo tugiye kubabwira nkaho turi ibimanuka turi abantu oya, ahubwo ni ukubabwira ngo dore nyabuna ibi bintu 6 byagufasha mu gihe cyose ushaka gusubiza cya kibazo. Ikihe? Umusore azeza inzira ite? Umusore azakora iki ngo agire imibereho iboneye? Azabikora nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka. Ngiye kubabwira rero ibintu 6 nibura umusore akwiye kwitaho ijambo ry'Imana ritegeka kugira ngo azagire imibereho iboneye. Icyambere ya minota, icyambere nuko ugomba gukora uko ushoboye kose. Ndakwinginze, urifuza kuzagira imibereho iboneye, ni witoze, ni wishyiremo, ni wihate, ni wumve ko ari ingenzi ubuzima bwawe bwose kumvira ababyeyi. Turi kujyana nshuti zanjye. Iyo umuntu avuze ababyeyi ushobora kuba ati ngiye se ko ndi imfubyi. Oya, iyo tuvuze ababyeyi ni umuntu ufite figa, ni umuntu ufite statue, ni umuntu uhagaze mu mwanya wo kukubera umubyeyi. Ashobora kuba ari so wanyu, ashobora kuba ari nyoko wanyu, ashobora kuba ari grand frère, ashobora kuba ari umuntu kanaka uhagaze mu mwanya w'umubyeyi. Kubera iki? Ndakubwira iki ijambo ry'Imana rivuga. Niba kwera ko kumvira ababyeyi icyambere nicyo kintu cyambere kirimo umugisha, ngo niryo tegeko ry'Imana ririmo umugisha witwa kurama. Iyo umuntu yumviye ababyeyi, Imana yategetse ko muri byo harimo kurama. Abefeso ibice 6:2 haravuga ngo wubahe so na nyoko, blanket mu dukubo, ngo iryo niryo tegeko rya mbere ririmo isezerano. Isezerano rihe? Ryo kurama. Imigani ibice 8 igice cya mbere umurongo wa 8 ukagera ku murongo wa 11. Muranyemerera, ibi ni ibyanditswe bike muri byinshi birenze 10 biri mu ijambo rivuga kumvira ababyeyi n'inyungu yabyo. Haranditse ngo mwana wanjye jya wumva icyo so akwigisha, kandi we kureka icyo nyoko agutegeka. Bizakubera imitamirizo y'imbabazi ku mutwe n'imikufi mu ijosi. Mwana wanjye, reka ndekera aho ngaho. Ndakwinginze, urifuza kuzabona iminsi myiza, ndagusabye uzumvira ababyeyi. Reka mbaho urugero. Ababyeyi Imana yabahaye ubushobozi, muzabyara nicyo kinejeje, namwe muzabyumva. Umubyeyi agira icyo bita instinct, mu gifaransa niko babyita instinct parental. Instinct nikise ni ibyiyumvo, ni ibintu Imana yashize muri we byo kwiyumvamo ikintu adashobora kugusobanurira. Ibyo byiyumvo, iyo instinct parental ibimeze nk'ikimana ishaka kiba mu mubyeyi. Ndabaha urugero. Uzi ko ushobora kugendana n'umusore, umama ashobora kukubwira ngo uzashaka ryari, ariko nta muntu, cyane cyane abakobwa nibo bagowe. Ugasanga barakubaza, ariko se nta muntu muri abantu bose muririmbana, babana baguherekeza, ariko se wowe nturi igipfu, babantu ko ndeba nta kintu. Aha, nukuvuga abatangiye guhangayikishwa nuko ubona utangiye gukura. Wamuzanira umusore akakubwira toya uriya muntu biranze ntafite, ukamubwira ko se mama uramugaye iki? Niki umugaye? Ntago afite uko abigusobanurira, afite icyo bita instinct parental. Ibyo mvuze birumvikana. Nukuvuga ngo ntabwo amushinja ABCD, ariko muri we arumva bitajyana, arumva bidakunda, kuko wibuke arakwifuriza gushaka, ariko iyo bigeze ko wamweretse arumva bitajyana. Ndakwinginze uzabyiteho. Icya kabiri, iyo umubyeyi akubwira, ndabyibuka tukiri bato tugifite mama, papa yapfuye ari muto, ndi muto, yajyaga abyutsa abashiki banjye akababwira ngo 11:00 mu byukuri cyaryamye nta nisoni rerere. None tukumva mama anugukabisa mu byukuri 11:00 se akaba yabyutse arafunguye umuryango. Hase mama urabyuka ngo urabyuriye ngo byuke nkora iki? Ati byuka nukibone wongera uryame, nukibura wongera uryame. Ntabwo twumvaga ari ukuturushya no kutugora, ariko mu byukuri uyu munsi abaye arugaruka
twamubwira ngo warakoze watugiriye neza. Ndakwinginze nta wundi muntu uzabona mu isi ugukunda urukundo rw'ukuri nk'umubyeyi wawe. Kubera iki? Niwe muntu wenyine mu isi wifuza kuzamuruta. Ibyo warubize? Ndasubiramo. Mushobora kuba muri inshuti Osborne na Eritier. Ntabwo mbateranije ndabizi. Osborne, Eritier arifuza kuzatera imbere ishuri 100. Eritier, Osborne arifuza kuzatera imbere, ariko hari ikintu kimwe atifuza, nuko umuruta. Warubizi? Kandi ntazigera bikubwira. Ibyo byo bimenye ntazigera bikubwira, ariko uzatera imbere ariko utamurusa. Niko turemye. Yakwisanga gusa umuruta ariko ntabwo yifuza kumuruta. Uyu muvandimwe tujyana tudukunda imodoka imwe ntashatse kuvuga. Ejo arambwiye ngo iyi modoka nzayigura, uzayigura ariko nyuma yanjye. Uzi impamvu? Ntabwo nifuza ko kise nyine anduta. Ntabwo mwanga, niko hari umuntu umwe gusa ku isi yifuza kuzakubona umuruta, umwe wenyine, ni papa wawe, ni mama wawe. Ako kantu katubamo niyo mpamvu gatera ishyari. Ugasanga abapasiteri, amusori, ibyo mvuga murabizi, agufitiye ishyari. Kubera iki? Arabona utangiye kumuruta, abantu batangiye kugukomera amashyi kumurenza. Niko turemye. Buri wese yakwifuza kukubona utera imbere, ariko kureye hari umuntu umwe gusa wifuza kuzakubona umusumba, kandi bizamutera isoni kugusaba, yitwa umubyeyi wawe. Niyo mpamvu nakugira inama ngo ibibyihorere uzabyumve. Mvuze bike muri byinshi. Ni urifuza kuzabona iminsi myiza, urifuza kuzarama, niba ugifite umubyeyi, ndakwinginze umwubahe. Icyanyuma nkivuga umubyeyi, ababyeyi b'abamama hari ikintu kimwe, hari uburyo bumwe bafite bwo kutuvuma kandi batatuvumye. Mwari mubizi? Bumwe bwonyine ndabukubwira. Niba uri umukobwa, ndakwinginze uzirinde gutuma mama wawe akubwira ngo nawe uzabyare. Uzabyirinde. Nubona mama wawe arababaye, arakurebye ngo ngo uzabyara umukobwa, burya azaba akubwiye. Nibwo buryo afite bwo kukwifuriza umubabaro, ariko atavuze ijambo ribi. Uzi icyo abavuze? Ngo nawe uzamere nk'uko ngize. Ndakwinginze rero uzi, kandi ijambo rye Bibiliya iravuga ngo uretse Imana, undi Imana yahaye ubushobozi bwo kuguhesha umugisha, icyo avuze kikakubaho, ni umubyeyi. Ndabaha urugero, murabizi neza, ubundi Abisiraheli imiryango yabo ni ingahe? Imiryango y'Abisiraheli ni ingahe? Mwese muratsinzwe. Ni 14, ntabwo ari 12, ni 14. Ati gute? Ndabibabwira. Yakobo yabyaye abana 12, ngo agiye gutanga umugisha, ngo yishingikiriza ipfundo ry'inkoni ye, avuga ngo abana wabyariye mu Egiputa, Efurayimu na Manase n'abanjye, baragwa igihugu cy'amasezerano. Muzasome, Efurayimu yahawe umugabane nk'abana ba Isiraheli. Kubera iki? Ijambo ry'umubyeyi. Ntabwo tujya tubyibuka. Ntabwo Abisiraheli imiryango ntabwo ari 12, ni 14. Hariho bene Yosefu, hakabona bene Efurayimu na bene Manase. Uratekereza? Manase ntabwo abarirwa muri bene Yosefu, no, abarwa nkawe. Kubera iki? Ijambo ryaturutse muri Yakobo ryaremye icyo kintu, na nubu bene Manase ni bene Yakobo atarababyaye. Ijambo ry'umubyeyi rifite ubushobozi bwo kurema. Waramubabaje, ndakwinginze nutaha umusaba imbabazi, ndabigusabye. Yarapfuye, urebe pasiteri umubwire uko byagenze, wihane, bizakugirira umumaro. Nicyo kubera ko nateguye 6 mureke ngarukira aho ngaho, sibyo? Urifuza kuzabona iminsi myiza, urifuza kwitonda ukazagira imibereho iboneye, ndakwinginze ni wumvira ijambo ryo mubyeyi. Icya kabiri, urifuza kuzabona iminsi myiza no kuzabona ugize, twarimo tuganira ni gute natunganya ingeso za imibereho yanjye. Icya kabiri, ntabwo nabishize ku murongo, reka nsimbuke ninge wabyanditse hano. Irinde gutegekwa n'irari rya gisore. Irinde gutegekwa n'irari rya gisore. Timoteyo 2:2 umurongo wa 22 haranditse ngo nuko uhungira irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu, bafite imitima iboneye. Bavandimwe, ubundi ibyaha by'abasore ni 2. Nibyo nababwiye. Hari umusore ajya kuza kundeba akamwira ati pastor, ukabona bamwe bajya bampamagara bari no muri Amerika, akanga kumbwira izina, ati ntago nshaka kumenya, ati kandi ibi ntabwo nabibwiye pasiteri wanjye. Mu yandi magambo, arumva akeneye kuvuga ibyamubayeho, akumva senga ari we wamwumva,
ahari pasiteri we ntafite naho yamushyira, noneho akambwira ibyamubayeho. 99% ibyaha by'abasore ni bibiri. Icya mbere ni irari ry'umubiri, no kuvuga gukunda gusomana, mufite ayo matsiko, gusomana, kissing. Simwe mwenyine, twese twabaye. Isoni zirabica, timviriza pasiteri, twese byatubayeho. Gusambana, ibyo bintu bimira bite? Amatsiko aba ari menshi. Ariko biravuga ngo niba wifuza kuzagira iminsi myiza, ni wirinde irari rya gisore. Nta ubundi kuba wifuza, njya mbwira abasore, kuba ureba umuhungu ukamukunda cyangwa ukareba umukobwa ukamukunda ntabwo ari icyaha. No kumva no kuba muri kumwe umubiri wawe ugahinduka si icyaha. Oya, ni ikimenyetso kuri muzima. Ibyo mvuze urabyumvise? Yego. Nuhura na Queen, wowe uri Héritier, wawe uri kumwe nawe ugahita wumva neza mu myenda biranze, usa n'umuntu wibye vide, ibyo ngira murabyumva, ku buryo umuntu avuga ni iki kibyimbye mu mufuka, ugasa n'uwibye vide, nta cyaha wakoze. Ubuzima bwawe ni buzima. Hanyuma mushiki wacu nawe nubwo ntawe bireba, wamureba akaba bize neza ko muri wasa n'uwagiye kuvoma ibintu byahindutse, nta cyaha kirimo. Icyaha ahubwo ni igihe wumviye umubiri wawe gukora ibyo ngibyo ukubwira. Njya nkunda kubwira abajene, ubundi urifuza kwirinda icyaha, ni wirinde kujya ahantu hamwenyine kandi huzuye umwijima, kuko umwijima yuje. Rega ndavuga ibyo nzi, nanjye nabaye umusore. Uri kumwe n'umukobwa, mugera ahantu mu mwijima, akijima kaza, ugahita utangira kubona umuhungu atangiye gukebuka inyuma. Uzi icyo abashaka? Ni ukugira ngo arebe ko ahantu hari umutekano, ngo arebe ko agira icyaza kubikoza. Voilà. Nta gitangaza kirimo, ahubwo ntiwemerere umubiri wawe icyo gusaba. Ndabizi neza hari ibintu mwihaye byitwa ngo ntabirenze, ngo ntabirenze, ngo ariko umwana ngo mwagiye mu bakuru, ngo mwabaye abantu baje, ngo uriya mukobwa ngo ari cool, ngo ntabirenze. Uzabimenya ko birenze igihe uzaba umaze kuba mukuru, uzabimenya. Ntabwo nguciraho iteka, ahubwo ndi kukubwira ngo urifuza kuzagira imibereho myiza, nugerageze kurinda umubiri wawe, bizagufasha. Nuwirinde irari rya gisore, niwirinde kwinezeza. Mwageze hano noneho bamwe muranibana, ukanywa wine, ukanywa inzoga, kuko ibyaha by'umusore nabivuze, cya mbere ni irari ry'umubiri, icya kabiri ni ukwishimisha, kumva ibyishimo, kujya kera twabyitaga ngo ni ukujya horo, feelings, kumva actually kumva wishimye, kujya muri boîte de nuit, muri club, hano babyita ngo icyarye night club, ya noneho wageze no muri Amerika ufite amafaranga, urakora, kumva wishimye, ukanezerwa, ukamarirayo. Actually ibyo ndagira mbikubwire uzabikora. Salomo waturushije kubikora yaravuze ngo nagerageje n'iby'ubusazi, ngo sanga nabyo n'ubusa gusa, ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Urifuza kutazakabya ibyo wicuza, ndagusabiye wikwemerera irari ry'umubiri icyo rigusaba cyose. Cya gatatu, ntabwo dufite umwanya, buri kimwe cyose nakivuga. Icya gatatu kwirinda irari ry'umubiri. Icya gatatu ni kwirinda ubunebwe. Bavandimwe, ndabizi mwebwe iyo turimo twigisha urubyiruko, twatangiye kwigisha abantu bubatse ingo, niyo mpamvu nanga ko abakobwa n'abahungu bazamo, ndabyanga. Uzi impamvu? Nuko mutaha mwihebye muvuga ati finalement gushaka bimaze iki, ko numva ni namwe ingo zaba bihanye. Iyo mureba mukabona birirwa batandukana, muravuga ati ariko biriya bintu ngiye pastor ubundi umuntu ababikorera iki? Reka nkubwire, kimwe mu bintu bisenya ingo z'abantu bari muri Amerika no mu Burayi, kuko ndahaba, ni ubunebwe. Ndavuga ibyo nzi neza, ubunebwe. Umuntu akaba ari umukobwa atazi guteka, akaba ari umukobwa atazi gukoresha amaboko ye, urumva? Ukaba uri umuntu wamenyereye koza akarenge, kandi umuhungu nuko nguko byagira muri weekend turagiye nanjye ndagiye, ubwo busigo rwo ruzabaho. Ubunebwe mbabwiza ukuri, Salomo yaravuze ngo ubundi ubunebwe ni umwanzi w'ubusore, n'umwanzi. Ngewe njya mvuga ngo ushaka kureba umusore w'umunebwe uzabirebere n'ukuntu ameze. Ndabyanga n'umutima kubona umuntu utarakwiza imyaka 30 ufite akada, n'umubiri wawe nubasha kuwukoresha siporo, biteye isoni. Awi ataratubwiye n'igitora ducyuriye nukuri kw'Imana. Ukabona umuntu w'umusore bimuteye ishema gukikira akada utaranashaka. Uri umunebwe ku buryo n'umubiri wawe utabasha kuwukoresha siporo.
ibyo mvuga birumvikana. Ukabona umuntu w'umusore yaje yambaye ibikweto ukageza ibikweta bivanye hehe. Ungewe uri umukobwa mba nkubwira ngo azakurusha kuko azajya azana abikuremo muri saro uyoberwa habivanye. Hari umuntu utagira isuku ku buryo utamenya niba inkweto zijya mu cyumba cyangwa zijya muri toilette. Umwanda, umusore tugira umwanda. Ndabasabye ibyo nti ikimenyetso cy'ubunebwe. Bigera ku mukobwa aho bikaba ibindi. Aho twakuriye ndavuga imurenge cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Burundi, turabizi ukuntu ababyeyi bacu isuku barayigiraga bakayigira mu byansi, bakagira isuku yaho barara, ugasanga urugo rurimo inka ariko ntiwabona amase bagakuka. Ndabeshya abashumba bagenzi banjye, iwanyu babyeyi banyu nibakuze bakuka, ugasanga yarabyutse ukagibaza ngo ariko bamaruhuka ryari. Ntabwo tubabwiye ngo mubanyamiruho oya, ariko nagira mba ikintu cya mbere umwanzi w'urugo rwawe rw'ejo hazaza ni ukugira ubunebwe. Yaravuze Saro mu bice 6 umurongo wa 6 mu migani, wa munyabutewe usanga ikimonyo witegereza uko kigenza kandi ugira ubwenge. Nikigira umutware cyangwa reka ntinda aho ngaho mwabyumvise ubunebwe. Yaravuze ngo ubwiza bw'umusore ntabwo ari inseko, ntabwo ari ukuseka, ntabwo ari ukunuvuga ngo ngiye ngo ufite ngo mu maso, sibwo bwiza bw'umusore. Ubwiza bw'umusore ni imbaraga. Iyo tuvuze imbaraga ni iki? Ntabwo ari umunebwe ngo kuko izo mbaraga nizo zimuronkesha iki? Ubutunzi. Yego, iyo ngiye Kigali njya nkunda kubivuga mvuga buhoro ngo atari ngo nukwirata. Niba ugifite munsi y'imyaka 30 ukabona wazanye bere, ndakwinginze ubwawe niwigaye s'il vous plaît, niwigaye. Ubwo ndakubwiye gabanya bizande bya baga, ugabanye bya pizza, ujye gukora siporo. Ubwiza bw'umusore ni iki? Ni imbaraga. Ni ikimenyetso cy'uko sante yawe atari nzima. Yego, umukobwa nawe igerageza. Reka ni kimwe tuvuze abasore ntabwo mvuga abahungu gusa n'abakobwa. Irwaneho nyabona kuko n'urongorwa uzaba nk'ikibido, wabishaka utabishaka uzaba nk'ijerekani, uzabyara biringanire. Ariko nibura uyu munsi gerageza nyine ukore squat, siko babyita. Voilà, ukore squat nibura. Njyewe ndabikubwira n'ukuri. None se kugira ngo ntitubireba nyine abahungu natwe tugenda turindukira, niko bimeze. None ko irwaneho nyabona, irwaneho. Za gym ntizikabije, kora twa squat, ite ku mubiri wawe, ite ku buzima bwawe, sante. Ego, icya gatatu cyangwa icya kane ndagira ngo mbaho umwanya. Icya kane ni ikivuga ngo gukunda ubwenge. Umusore nyawe ukeneye kuzagira hagera, ndabinginze nimukunda ubwenge. Mu bintu bimbabaza aba bantu twajemo by'amahirwe ntibumva ururimi mvuga, yaba mu Burayi yaba muri Amerika. Ikintu kimbabaza nuko mujya mubona ukuntu batwemereye kuza mu bihugu byabo ariko bagakomeza bakadukorera iringaniza ryo mu bwenge. Ntibashaka ko twiga, badushukisha amafaranga, ukajya mu ikarito kandi abana babo biga. Niyo twize hari ibintu badashaka ko twiga, hari ukuntu bashaka ko dukomeza kuzababera abacakara. Umuntu ureba kure rero, wowe twari kamyo, wowe jya mu ikarito, ariko reba uvuga ngo mu myaka 50 iri imbere abana bacu nibo bazigomba kuzaba bategetse kino gihugu. Ni ibintu abantu batekereza. Mbana n'Abisiraheli, njyewe mbana n'Abajuifu, nibo bantu ba mbere bazi kureba kure bagatekereza ikintu mu myaka 150. Ntakure projet ku mwana we, oya akayikorera umwuzukuru we. Uyu munsi mujya mubona ukuntu abantu bose batinya Isiraheli, mujya mubibona. Ejo bundi yateye Irani, Abanyaburayi bo Abafaransa bo babatinya kubi, narumiwe. Uzi impamvu se? Nuko aribo bategeka ibihugu byabo batagaragara. Nibo badetena ekonomi ya Amerika. Ekonomi ya Amerika ifitwe n'Abajuifu kandi ntibagaragara. Namwe murabizi? Bafite amazina yihishahishe. Iyo ugiye mu Bufaransa, ekonomi y'igihugu ni yabo. Nibo bategeka. Perezida w'inteko ishinga amategeko w'Umufaransa ni umujuifukazi. Perezida wa Sena ni umujuifu kandi w'Umufaransa. Urumva? Nujya kureba ubukungu, nibo ba nyirabyo kandi bagaragara. Uzi impamvu? Batoje abana babo. Birambabaza rero kubona uri umusore ukaza muri Amerika ugatwarwa n'ikarito. Udufaranga ukura muri ya karito, ntibaze ngo ko ngize amahirwe kugira muri iki gihugu nakwize. Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ndakwinginze ujye ukunda gusoma. Iyo bavuze gusoma si ibitabo gusa, gukunda kwiga ibitekerezo. Ni wageze hano nturamenya kuvuga Icyongereza, ihate dore uracyari muto.
uvuga icyongereza neza. Yego ndongeraho n'iki ngiki, ababyeyi bacu tubihorere. Twebwe twavuye muri Afurika tumaze gukura, biratugoye guhinduka. Ariko uzi kugera muri Amerika ukaba uri umujene, ntunige kuvuga ngo aba bantu mbigireho kubaha igihe, ukazasanga n'ubundi umwanya wacu uhora elastique. Abazungu bahora batwihanganira, n'abakiranutse gusa, no kubaha igihe ntitubizi. Ndagusabye rero nukunda ubwenge niba wifuza kuzagira iminsi myiza. Yaranditse muri Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 12, aragira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ub'icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye. Arakomeza 13, kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no gukunda kwigisha. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 12. Imana yacu ishimwe. Ngewe ndi kubabwira numva nababwira ngo reka tujye ahantu hatwenyine. Nibyo pe mufite amafaranga, nibyo pe iyo ndebye modoka mugendamo ni sawa, ni kel. Ariko se uzakomeza ukoresha amaboko kwigiye kizagera ikarito ubu utakibasha kwiterura? Ni iki washize hano mu mutwe? Ni iki washize mu mutwe? Kwibyo mwaberekera bakuru, wavunitse ukavunwa no kwiga ko bizagira icyo bikumara mu gihe kiri imbere. Yego icyakangahe? Cya gatanu. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe cyane. Icya gatanu ndakwinginze, reka mvuge nkuko Timoteyo yavuze. Paulo yandikiye Timoteyo kwitoza, exercise, kwitoza. Nimvuga kwitoza unyumve neza, nabisobanuye ntiwanyumva neza. Kwitoza ni ijambo Paulo yandikiye Timoteyo ibice 4 umurongo wa 8. Aramubwira ngo kuko munyemerere mu ndeberere ibanza hasi hambere habanza abafite Bibiliya, uhere ku murongo wa 6. Yenda uyu niwo ndi bugendero, ariko 6 Paulo yavuze ngo iki? Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 6, ariko cyane wa 8 handitse ngo iki? Tugereyo. Timoteyo wa mbere 6 ku murongo ibice 4 umurongo wa 6. Ibice 4 umurongo wa 6 haravuga ngo niwibutsa bene data ibyo uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. 5 kuri 5 haravuga ngo kuko cezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Yego urakoze. Kuko reka nikomereze ku 6, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kwitoza naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none ndetse n'ubugingo buzaza. Muribuka ko nababwiye ngo niba ari ikintu gitaye isoni no kuri ngewe mfite imyaka 40 irengaho. Murabona ko nenda kungana namwe, sibyo? Ndabirwanya kuko ndabizi neza, si ukugira ngo mberwe oya, ahubwo nuko nzi ko ni igishoro, nukugira ngo ngire sante nzima, nukugira ngo munagire ubuzima buzima. Kandi ubuzima murabizi, ubwa mbere urupfu n'ubuzima bikomoka mu byo tumira. Murabizi iyo turya baga tukarya byabi junk food byose burya tuba tumira urupfu. Nako niba turya n'ibiryo biri sane tuba turya uki? Ubuzima. Rero wowe musore ndakwinginze, dore ko imbere we haracyari imyaka myinshi, ni witoze kugira discipline. Ni ukwitoza, ntabwo ari ikintu cyoroshye, kuko kwiyima baga uyishaka ni urupfu, kwiyima igikoka kandi ugishaka birababaza, ariko ni ukwitoza. Kuko kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muri bike, kuko n'ubundi niyo wakwitoza ute uzapfa. Nigeze kumva akantu kavuga ngo nunywa amazi cyane, ukarya imbuto, ukarya imboga, ugakora imyitozo ngororamubiri, ugasinzira neza, ati byanga byakunda ni hahandi uzapfa. Ubwo mwari mwiteze ko ngiye kuvuga ngo uzarama, oya uzapfa ni hahandi. Ariko ibyo ari byo byose bifite umumaro muri bike wo kuzabaho utarushye. Nutumva izi nama ndagira nkumenyeshe ko nutarya ubuzima uzasaza urya ibinini. Ça c'est normal. Uzasaza urya ibinini, oui. Uzasaza witera insuline, uzasaza urya imiti, nutita ku magara ni hahandi uzadepansa menshi kugira ngo ubuzima bukugore. Burakubucungure. Rero kwitoza icyambere, gira discipline mu byo urya. Murabizi ko icyorezo cyambere kiri muri Amerika uyu munsi 40% bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije.
iyo imibare murayizi neza. Obesity, ikibazo gishingiye kuri discipline y'imirire 40%. Barakubwira ngo mu myaka 20 iri imbere icyorezo cya mbere kizaba gihanze isi ni obesity, ni imirire. Gira discipline. Icya kabiri, kugira ngo iyo discipline ikunde, kora imyitozo ngororamubiri, itoze. Kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muri biki, ariko ho nashaka kuvuga kuko hanahavuze kwitoza kubaha Imana bikagira umumaro muri byose. Urifuza kuzabona iminsi myiza, itoze kubaha Imana. Amen. Ese umuntu yitoza kubaha Imana ate? Ubundi akora ibintu bitandatu, bine, reka mvuge bitanu by'ingenzi, bitanu. Mucyo bita 5 discipline umuntu akora kugira ngo nibura ntabwo ari ibyo biduha kubaha Imana, ariko tuba kwitoza kubaha Imana. Icya mbere, umuntu yitoza gusenga. Iyo mvuze kwitoza gusenga, n'ubundi urasenga ndabizi, ariko imisengere yacu ibirimo indiscipline itagira uko ingana. Ubundi iyo umuntu yitoza gusenga, icya mbere akora, yitoza kubikora buri munsi, akabikora amasaha adahinduka. No kuvuga iki? Ngewe ngomba kubyuka saa 11 ngasenga, msenga kuva saa 11 kagera saa 1. Ngewe hari igihe binanira of course kuko no kwitoza, ariko nibura 80% byarafasha. Kuva saa 11 kagera saa 1 ngasenga, nyuma yaho ngasoma Bibiliya y'iminota 30, hanyuma nkajya ku kazi cyangwa se ngatwara abana ku ishuri. Kwitoza ntabwo ari ukupfa gusenga gusa, no, bikore amasaha adahindagurika, ubikore buri munsi. Icya kabiri, kwitoza gusoma Bibiliya. Ijya bindi bavuga ngo nzitondera ijambo ry'Imana, uzaryitondera se utarizi? Uribuka Paulo yakubwiye Timoteyo, kugeza igihe nzazira. Ndagira ngo mu mwanya wa Paulo ushiremo Yesu, akubwira ngo kugeza igihe nzazira ujye ukunda gusoma, soma Bibiliya, ndakwinginze buri munsi usome Bibiliya. Icya gatatu, nusoma Bibiliya wibuke ngo ntagaruka kuyisoma byo kurangiza umuhango. Pst Senga yarabivuze dusome Bibiliya. Oya, soma Bibiliya kugira ngo uyimenye. Ubundi nawe uyikorera ibintu nka 5, ariko nta mwanya. Uyisome kugira ngo uhishurirwe, uyisome kugira ngo uyiganirize abandi, uyisome kugira ngo ugerageze kuyishyira mu bikorwa. Usoma Bibiliya. Icya gatatu, kora uko ushoboye, witoze kwiyiriza ubusa. Kwiyiriza ubusa bigira umumaro mu buryo bubiri. Bigira umumaro mu buryo bw'umwuka kuko bitsikamira kamere, bituma umubiri wawe ubwawo n'imbaraga itsikamira kamere. Ariko uretse n'ibyo, bituma umubiri wawe ukora icyo bita detox. N'umubiri wawe ubwawo urongera ukihojenisa, ariko navuga ukongera ukarema ubushobozi bwo kongera kuko murabizi neza ko umubiri urupfa. Amaserire n'iki, ntabwo nizi ibijyanye na science n'iki, ariko ndabizi neza ko kwiyiriza ubusa bituma umubiri wawe wongera kugira ubuzima. Itoze kwiyiriza ubusa ukiri muto, kandi basi uhere mu gitondo ugeze saa 5. Hari abazungu twigeze kuza ab'Abanyamerika bari Kigali, noneho rimwe babwira umucuti wanjye twabanaga, twarasenganaga, bari baturanye mu rugo. Aramubwira ati rero, ati nanje kukubwira ngo ejo dufite amasengesho, uduhe icyifuzo tuzagusengere. Uba mucuti wanjye aravuga ati byakomeye, abazungu bagiye kwiyiriza, byakomeye. Abaha ibyifuzo. Noneho bigeze saa 5 agiye kubona abona wa muzungu arimo ararya. Ati none se ko wambwiye ko ufite amasengesho? Ati yes. Ati yes. Ati turafite. Ntiwarambwiye se kwiriza ubusa? Ati nirije breakfast. Ati none byarangiye saa 5 zageze. Kandi no agatuma inshuti n'abavandimwe ati mumbi ibyifuzo nziyirize ejo. Hari uwonzi yigeze kudusetsa, twa dufite 40 jours, noneho ku munsi sinibuka ngo wa kangahe twa tugiye gusangira. Turavuga ati ku munsi inzara yari yabaye kweri. Ati uyu munsi inzara sinzi ntabwo yari imeze nk'izindi. Aravuga ati ceceka ati yamereye n'abatari ko nayihannye. Ndakanguka ndavuga nti reka numve ukuntu yabigenje. Ntiwabigenje uzete? Wabigenje ute wowe ngo inzara ye kukwica? Ati uyu munsi nayimenye y'ubwenge. Kubigenje ute se? Ati byageze nka saa 7 mbanzanye kubita igikombe cy'amata. Ntaho. Ati biranga ariko numva ntibikunze. Ati bigeze saa 9 numva irongeye irabyutsa. Ati nyikubita umuretiti cwama neza. Ndavuga niwe noneho wayihanye. Si nkubwiye ngo bigenze utyo, ariko ni witoze base. Tangira uyenda ugeze saa 8. Saa 8 nibyanga uyikubita igikombe cy'amata. Ejo hari uzagiza saa 9. Ahari ejo wundi uzagiza saa 12. Kwitoza. Urumva iyo muravuga kwitoza, ni ngo nakubwiye ngo jya muri siporo. Murabyibuka kera muri secondaire batubwira kugenda makeri. Wabyukaga hano hatabasha kugenda. Ariko iyo bikoze 5 hahandi hakubabazaga usanga hakomeye. Nuko umuntu agenda arushaho kubaha Imana. Kwiyiriza ubusa. Icya 3, icya 4 rakibuka guterana n'abandi. Ndagusabye niwiye guterana n'abandi.
mu kaga ka mbere katwaye Amerika mpaje kenshi iyi shuro sinzi ngo ni ya kangahe ariko muri Amerika mpaje kenshi mwigize abasirimu ngewe niko mbibara mwigize ntabwo muri bo mwigize abasirimu ngo ngo here ngo you are working very hard twese tugira umwanya ungana amasaha 28 ndagira ngo umenyeshe nudashakira Imana umwanya Satani we ntazakuburira umwanya ni wige nushakisha ndabingize Paulo yaravuze yandikira abakorinto ibice 10:25 aravuga ngo uko mubonye urya munsi urushaho kubegera ni murushaho gukunda guteranira hamwe. Uranyumva? Niba turushaho kubona Amerika igoye dore umuti bibiri tubwira rushaho gukunda guterana hamwe n'abandi, rushaho gukunda guterana n'abandi. Ubundi njyewe narumiwe pe, abantu bo muri Amerika mufite amafaranga uzi impamvu hari utuzi pe. Navuye meni barambwira ngo hari umuntu uba mu modoka muri meni, barambwiye uba mu modoka akora amasaha 28. Urumva 28 aragenda agakora akazi ka mbere, agakora akazi ka kabiri, akaryama mu modoka, agahindura mu modoka, yashaka guhindura akabwira pastor nkingi ati narinje kukuramutse, yagera yakoga akambara imyenda agasubira mu kazi. Uzakorera ubundi iyo ukoze utyo nagira ngo umenyeshe ko ayo yose uzayadepansa mu kwivuza. Shatse nabigusinyira uzayadepansa mu kwivuza. Nugira amahirwe ariko ntukenyuke, ubwo kandi uzabugize amahirwe nabwo ni wivuza uzabugize amahirwe. Imana si igicucu, yaremye amasaha yo gukora nayo kuruhuka. Umuntu wirukanka inyuma y'ubutunzi kandi ubwo warangiza ukavuga ngo Imana ni Imana yanjye, no, amafaranga ni Imana yawe, witobeshye. Amafaranga ni Imana yawe. Ubundi hari uburyo bumwe bwerekana uburyo reka mbihorere. Urashaka kwerekana njyamana kuru tuyishuka tuyibeshesha amagambo Mana ndagukunda, oya ubundi urukundo rugaragazwa n'ibikorwa turabizi neza. Kandi Yesu yaravuze ubundi waruzi ko Bibiliya idatinyuka itita Satani Imana ahubwo yita amafaranga Imana. Muri Bibiliya yawe iyo ufite iyo bavuga ngo Imana yo mu ijuru ifite indi Mana imwe iyirwanya yitwa amafaranga. Amafaranga niyo Mana yiyise. Yesu yaravuze muri Matayo 6:22 ngo nta muntu ukeza abami babiri, yakwanga umwe agakunda undi, ngo nimushobora gukunda Imana n'amafaranga, nizi Imana zombi amafaranga. None muri Amerika sinanze ko mukora, simbabwira ngo sinabwiye se ngo mwirinde ubunebwe, yego, ariko nta uyiruka inyuma ngo azayagwize. Igira umwanya wo guterana, kuko uko burira Imana umwanya niko mu mwuka wawe urushaho gupfa. Imana ibatabare. Icyanyuma cya gatandatu ariko mwabaze gute mwebwe? Tugeze ku cya gatandatu, ndongera subiremo ntacyo. Okay, nibyo nasoje. Icyanyuma ni bingahe? Navuze bingahe? Icya mbere ni gusenga, cya kabiri gusoma Bibiliya, cya gatatu kwiyiriza, icyanyuma cyo murankubita ariko ndakivuga. Ndakivuga kuko nigikundwa namwe mureta munareba hasi. Kwitoza gutanga. Uzi impamvu? Gutanga niyo sinye ya maturity. Dore ikimenyetso cyerekana gukura ni ugutanga. Ndabaha urugero. Mwese mukiri abatini, intambara y'abatini ni umutima udahaga. Guhora ubwira ababyeyi ndashaka Timbaland, ibaze rero kubwira umubyeyi Timbaland kandi we nta nazi ibyo ari byo. Sinakugura inkweto ejo bundi we yatimbara kubera ko abonye abandi bazigira gute bazifite. Iyo umuntu amaze kuba mukuru warenze ubutini, utangira kwibaza icyo wakora ngo mama nawe cyangwa papa wawe umwereke ko wabaye mukuru. Iyo umaze kubizara rero umuntu w'umupapa, iyo utagize amahirwe no kwambara ntubyibuka, wibaza ngo minervare y'abana ndishyura igute inzu, umugore azambara iki, kube niki. Gutanga ni ikimenyetso cyerekana gukura. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, gutanga nibwo buryo dufite bufatika bwereka Imana ko tuyikunda. Nikimenyimenyi Bibiliya tubwira ngo kuko Imana yakunze abari mwisi yagize ite? Yatanze umwana. Gutanga kandi ikindi wishaka rekane kubica ku ruhande. Yesu yaravuze ngo ni iki cyerekana umutima wawe aho uri. Yaravuze ngo umutima wawe uzabaho ubutunzi bwawe buri. Nta mibare irimo wikuri kuvuga ngo Yesu ndagukunda. Reba ngo iyo uhembwe y'amafaranga nangahe ajya mu bintu bitagufitiye inyungu wowe bifitiye Imana inyungu. Nicyo kimenyetso, nicyo kigero cyerekana urukundo ukundamo Imana.
itoze ibi bintu bitanu bizagufasha gukura no gusa na Yesu no kwitoza kubaha iki Imana. Icya kabiri, nimvuga amafaranga murabizi kugira ngo tuyabone bisaba umwanya. Niho nahereye mvuga ngo bonera Imana umwanya, iga guterana. Iga ndabizi uravuga ngo nimbona ngo shift ngo ninyihorera uyu munsi. Abayihoreye uyu munsi of course bahombye amafaranga, ariko barunguka ibyo turimo tuganira. Hari abavuga ngo yanzo bikurikirana ngo kuri YouTube. Hari ibyo tutari bubarekere ngo bazakurikire kuri YouTube. Cyane cyane nka nimugoroba zira kamera ziraba zizimije ko tuza kuganira. Icyo shaka kuvuga bavandimwe ni mwitoze kubonera Imana umwanya no cyane cyane no gutuma imitima yacu tuyihata byanga byakunda kujya ku Mana. Tuyihatisha iki? Gufata amafaranga twavunikiye tuyerekeza aho Imana iri. Imana ibaha umugisha. Icyanyuma rero aricyo cyakangahe? Cya gatandatu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Munyemerere mbasoreza ahangaha urubyiruko itoze. Menya ko niba uru rubyiruko ijuru niko ryabigennye. Ijuru niko ryabigennye. Ni ihame ry'umwuka. Kugira ngo ugire icyo uzageraho biragusaba kwihangana no gutegereza. Kwihangana no gutegereza. Kugira ngo wumve ibyo mvuze ndaza kugusomera ibi byanditswe nibwo uza kubimenya. Ni ibyanditswe bibiri, kimwe kiri mu isezerano rya kera, ikindi kiri mu isezerano rishya, bivuga ku basore yuko Imana ariko yabigennye yuko umusore wese kugira ngo azagira ahantu kanakagera bimusaba kwihangana, bikamusaba kwemera kunyura mu kubabazwa, bikamusaba aricyo bita training kugira ngo uzagire icyo ugeraho. Reka mbaho urugero. Hano muri Amerika muzi icyo bita American Dream. What is American Dream? American Dream ni iki? Pastor wabivuze neza. American Dream ni ukuvuga ngo muri Amerika birashoboka ko uyu munsi waba ufite amafaranga zero, ejo ukazaba uri umumiliyoneri. Yes? Ni ko igihugu cyubatse. Niyo mpamvu buri wese yifuza kuza muri Amerika. Ni igihugu cya opportunities. Ni igihugu cyuzuye amahirwe. Bubatse iyo politike ya American Dream. Gusa aho bitangarije ni nako ushobora kubyuka uri umumiliyoneri ukabyuka uri umukene. Ariko ni igihugu cyuzuyemo opportunity kugira ngo ube watera imbere. Rero ikintu cya mbere cyica umusore ni ugushaka kugera ku bintu kanaka vuba wihuse, ntutegereze principe y'ubuzima. Nkunda abantu baba motivation speaker, ndabakunda pe, ariko kandi hari icyo dupfa. Ni uguhamagara abantu 3,000 ugashaka ko experience yawe imwe yakubayeho ihindukiye yacu twese. Ibyo mvuga murabyumva? Nicyo cyonyine ntabikundira. Ugahamagara Jack Ma, umwe muri miliyari 1,400,000 z'Abashinwa wahiriwe n'ubuzima, ugashaka ko twese ibyo bihinduka uburyo bwo twese tugomba kubaho. No, ni Jack Ma wagowe wanyuze mu buzima bumeze gutya mu ntambwe gutya, arahirwa remerja mu Bashinwa miliyari. Urumva amahirwe. Uwo rero si urugero rwo kwigiraho kuko ni amahirwe gusa. Twese tugashaka ko imitekerereze yacu duhinduka uko byagendekeye Elon Musk. Yavukiye muri Afrika ariko urebe yarateye imbere, nawe byakunda. Arakumotiva nyine, ariko wikwishuka ko ubuzima ruko bwubatse. Ubuzima bugendera ku mahame. Ku myaka hagati ya 15 ukagera kuri 20 hari mu byo muzarebere namwe. Ni igihe umuntu yakombye kuba ari muri secondary school, sibyo? Muri high school niko mubyita. Ni igihe umuntu yakombye kuba ari muri high school. Kereka ubaye umujeni ukaba warageze muri kaminuza kare abantu b'abahanga, ariko ubundi nuko ubuzima bwubatse. Ese ku myaka 20 ukagera kuri 30 ubundi turebye uko ubuzima bumeze, umuntu yakagombye kuba ageze hehe? Ni imyaka yo kurangiza kaminuza no gutangira kujya muri profession, sibyo? Ukajya mu kazi kari profession, gutangira kugaining experience. Ku myaka 30 ukagera kuri 40 ni igihe cyo gutangira gutekereza swat. Shatse nasubira inyuma gato, kubaka urugo, kurema carrière, kuba uri umuntu uvuga ngo noneho ndashinga imizi muri ya professionalism yanjye. Yego, wirota rero iby'umuntu w'imyaka 50 cyangwa 40 ngo bishaka uyu munsi. Ibyo mvuga birumvikana? Ngo kwera iki ngo why not sengewe? Yego, byashoboka pe. Ntago mvuze ko utatunga miliyoni ufite imyaka 20, ariko se ni bangahe? Ni mumbwiza ukuri, ni bangahe?
ugasanga baravuga ngo nongo hari umusore ngo w'umunyamurenge ngo utuye Iowa ngo uzi ko afite ngo company ngo acuruza imiduga n'umwe nyine abandi bose se bari Iowa uko batameze gutyo. Ntabwo tubyanze ko nawe ubishoboye wabitunga nibyo, ariko menya ko ubuzima budahatwa, ubuzima bugendera kuri pesi yabwo. Ubuzima iyo ubuhatirije buraguhitana. Yes, ahubwo wirinda ubunebwe, ukiga gucunga neza ibyo utunze, ugakoresha amaboko yawe neza, hanyuma uko bukene uko bwije ibintu birakunda. Imana yacu ishimwe. Abantu barota gukorera Imana barahari hano, hari abantu barota kuzaba bakire, ariko n'abantu barota gukorera Imana. Ndagira ndebe niba hari uhari vraiment uvuga ati ngewe nzakorera Imana, ufate nzaba pastor, nzaba umuvuga butumwa n'iki, nzakorera Imana. Nukuri Imana ibaho umugisha. Ariko nagira mbabwire, uzareba iyo umuntu avuga ngo ndarota kuzakorera Imana, abafite abo yigiraho, abafite abashaka kuba nkabo. Yego namwe bibabaho. Ugashaka, ngewe ndabyibuka ku myaka yanjye 18 19 nimbivuga abo twabanye barabizi, nakundaga Ben Hinn cyane. Muramubona Ben Hinn? Urabona ukuntu yambara amakoti aba yanditseho hano ngo this is your day na kakanuma nini signature. Aba muri Amerika, amafaranga arayafite, kwambara gutyo biroroshye. Nanjye ku myaka 18 ndagenda nkoresha amakoti kajya nandikaho ngo Holy Spirit. Uri bake ngashaka kuba Ben Hinn nkingana gutyo. Ntabwo inzozi nizo, ariko kugira ngo uzagere hariya bizagusaba urugendo. Ibyo mvuga biri kumvikana. Hari inzozi ufite wishaka kuzibamo uyu munsi. Inzozi iyo umuntu azibonye, banza umenye ngo ujye mbere yuko zizasohora bizakomerera nka Yosefu kugira ngo agere ku nzozi ye yanyuze mu cyo bita 5 P's P eshanu zabaye kuri Yosefu kugira ngo azasohore mu cy'Imana yamubwiye. Yanyuze mu bigeragezo bitanu, yanyuze mu ntambwe eshanu zimuganisha ku cy'Imana yamubwiye. Icyambere, Imana amuhaye dream, intambwe ya mbere yanyuzemo naho bita muri pit, mu cyobo. Ibaze nawe uzategeka bene so na nyoko bazagupfukamira, n'abavandimwe bazakwikubita imbere, ariko ibaze nawe aho kugira ngo ube umwami ukahira muri pit, nta mwanya. Hari inyigisho nakoze kera, abajya bareba bimwe bavugaga, banza na YouTube zitari zakaza, ivuga ngo nigisha kuri kunyura mu cyobo. Iki cyobo na Yeremiya yakiboyemo ngo urwobo rutagira amazi. Arabigarukaho Ezakariya avuga uru rwobo, nakavuze byinshi ku rwobo. Aha tunyura mu rwobo, kunyura mu rwobo. Ibaze nawe umuntu ufite inzozi zo kuba umutegetsi yanyuze mu rwobo, aho umwijima uri, kutavuga ngo sinzi niba nzava aha ngaha. Icya kabiri, murabyibuka avuye muri Peter yashyikiye kwa Potifa. Potifa cyo byavugaga ni ukujya mu bucakara. Petero yasubije gutyo aravuga ngo birakwiriye ko umusore aremererwa akiri umusore, ngo yicare yihoreye n'ibimana yabimushizeho. Ndaza kubasomera ibyo byanditswe cyane cyane amaganya ya Yeremiya ibice 3 here ku 25 haranditse ngo Uwiteka abereye mwiza bamutegereje bose n'ubugingo bw'umushaka. Ni byiza ko umuntu yiringira ategereje agakiza k'Uwiteka atuje. Aya magambo yabwirwaga abasore. 27 bikwiriye umuntu kuremererwa akiri umusore, bikwiriye umuntu kuremererwa akiri umusore, yicare yihoreye kandi yihoreye kuko Imana yabimushizeho. Nakubita akanwa ke mu mukungugu niba hariho ibyiringiro, ategere umusaya we umukubita bamuhaze bitotsi, kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yamubabaza azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Petero wa mbere 5 ukagera ku murongo wa 9. Umurongo wa 9 haravuga ngo nimwicishe bugufi muri musi, namwe basore mugandukira bakuri mukenyere mwicishe bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya bibone n'abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Uze gusoma icyo cyanditswe. Petero bakomeza kubwira abasore ngo mumenye ko habaho igihe cyo kubabazwa, habaho igihe cyo kugeragezwa. Dukomeze kwa Yosefu, ndabizi ko amaganya Yeremiya 3 ibice 3:25 kugera ku 33. Petero ibice 5 here ku 5 ukagera kwa 9. Nsoza d'ailleurs hanyuma mbahakanya 5 ntabwo nabyibagiwe, niho tugeze kwa Potifa. Ugeze kwa Potifa muri bika hariho yavuye mu mwijima, noneho agize ngo agiye kubaho ashyikira hehe mu bucakara, mu buja. Wumvise uko birivuga ngo birakwiriye ko umuntu aba umusore agacishwa bugufi, kwemera kunyura muri training yo guca bugufi. Actually iyo mvuze guca bugufi, ufite inzozi zo gukorera Imana cyane uri umusore, bizagutera ubwoba. Ndavuga ibyo nzi neza, bizagutera ubwoba mu gihe wowe musore ufite inzozi zo gukorera Imana, kuko nturagerayo ukabaho ushaka kubaho
mvuge ngo iki, nta muntu ukorera voilà, utari umuntu ushobora kwemera gutwaza ibitabo pastor, kwemera kukubwira ngo ugiye he, icara hasi bagahunguwe, bijya bigutera ubwoba, kuko niyo niko twese twanyuzemo, niko bigomba kugenda kugira ngo umuntu yirahaye. Eliya mbere yuko Eliya yabaye umugaragu we, mbere yuko Timoteyo akora umurimo ngo amushinga umurimo muri Efeso, yari umugaragu wandi wa Pawulo, mbere yuko Petero itorero yari umugaragu, yari umwigishwa wande wa Yesu. Kereka niba uri ikimanuka, ariko niba ukeneye kugira aho uba, ndagira nkubwire ngo mbere yuko inzozi zisohora ugomba kunyura kwa Potifari kuba umugaragu. Yego, umva rero, nyuma yo kuba umugaragu yashikiye hehe? Muri prison. Pe ya kangahe? Ya gatatu, prison. Aho uvuga ngo noneho sinzi niba nzava ahangaha, sinzi niba noneho nzava ahangaha. Ngewe ndavuga ibyambayeho. Hari umuntu wambajije atari ko atangiye gukorera Imana ryari, ni umusore navuga ngo ndi gutoza nanjye, atari ko senga watangiye gukorera Imana ryari. Ubwo rero nagiye kwigira, yamubwira ko nigeze kujya kwigisha iwabo mu cyaro. Hatora ufite imyaka ingahe? Nafite nka 18, 19, 20. Ati ngaho mbwira rero, wowe se muri experience yawe wakoreye Imana byagenze bite? Akumva ko ngiye kumubwira ko hari nabaye Superman. Ndamubwira nti mu byo nakoreyemo Imana kuba ngeze aha, ikintu nagusangiza gikomeye, nageze ubwo ndiheba, nibwira ko ntagikize, ibyo mbabwira n'ukuri, nibwira ko ntagihagurutse, naraguye nibwira ko ntazabyuka, nananiwe nibaza ko ntazasubizwamo imbaraga. Mubwire ngo iki, umuntu wese ahava akagera, ajya agera mu gihe cy'ijima, ajya agera aho rwose arambura amaboko abandi bakamukenyeza, bakakubwira ngo ikacini, ntugira ahangaha, ntuva muri prison. Pe ya gatanu, nubwo idasona kimwe niyo ngiyo mvuze, ubundi Potifari nako Farawo murabizi ko ari PH. Yego, Farawo ni PH, yavuye muri prison agana kwa Farawo. Ageze kwa Farawo rero, njya mvuga ngo impamvu idasa n'izindi ni ukugira ngo yinjire mu masezerano ye. Iyo umuntu yihanganiye ibyo byose, yinjira ahura n'umwami kugira ngo winjire mu masezerano yawe. Pe ya nyuma ariho Imana yamuteguriye, ariho yari yaramugeneye, ni Prime Minister. Noneho kungiriza Farawo yari Prime Minister, niwe wari uyoboye igihugu cyose cya Israel. Bavandimwe, kugira ngo iyo tubonye inzozi twebwe twibwira ko dukize, nagira ngo umenyeshe ngo nubona inzozi jya wambara witegure kugiye guhura n'akaga, ariko yaziguhaye izazisohoza. Bikuriye ko umusore yiga kwitoza, kwihangana no gutegereza ngo ibyo arota kuzageraho amenye ko bizasaba igihe. Imana ibaho umugisha. Iyo nganira n'abasore nkunda kubabwirira ijambo, bamwe muri mwebwe muri abakire batarabaho, nyabona Imana nikugezayo uzibuke ko nigeze kuza kuguhugura, nanjye nzabashaje uzampe ku ifaranga. Bamwe muri mwebwe n'abagore b'abakire, ndahiriwe kuba tuziranye, nukuri uzanyibuke ko nigeze kuguhugura nugera iyo ngiyo. Bamwe muri mwe bashobora kuzaba abasirikare bakomeye, abajenerali muri iki gihugu, uzamvugire uzibuke ko naje kuguhugura. Abandi muri mwebwe bazaba pasiteri b'ibirangirire ku buryo bizabatugora kubakoraho no kubageraho, uzibuke ko nigeze kuza guhugura utaragerayo. Imana ibagezaho murota kugera, Imana ibasohoza aho ngaho, ariko ni wige kwitoza ukiri umusore, ni wige kubabazwa ukiri umusore, ni wige kuba na Yesu Kristo mbere ko ahabwa izina risumba yandi mazina. Mwibuke ko Bibiliya itubwira mu Bafilipi 2 ngo uwo ni yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, yisiga ubusa, atwara kamero nka kumugaragu w'imbata. Ntabwo ni ibyago bibaho uzatinya umuntu. Reka nsubiremo iyi saying, ejo bundi hari kote nakoze, nyemera nongere ngigusubiriremo. Ubundi kirazira, nta muntu uzamuka, nta nzu ibaho yubakwa hano muri Amerika n'iwacu mu Rwanda, nta nzu ibaho izamuka itabanje gucukurwa. Hariyo muzi baho inzu yose kugira ngo ubone, n'ujya zandi ziri New York, ngira ngo mwarahageze, cyangwa iri hano Iowa, yanzu ndende ubona ifite metero 45, uzamenye ko mu bujya kuzimu birenze. Niba Imana ikeneye kukuzamura kuruta ibindi, izabanze gucukure cyane kuruta ahandi. Izakunyuza muri hahandi mu mwijima, murahibuka, izakunyuza muri prison, urahibuka, uzibuka mu bugaragu, urahibuka. Ntabwo ari ukwikwanga, ahubwo urimo gutegurira kuzamuka. Umva igiteye ubwoba ngo hari inzu imwe yonyine gusa izamuka idafite fondation, imwe yonyine izamuka ikajya hejuru, nyamara hasi nta kiriyo, ni imva yonyine, ni cimetière yonyine tujya twubaka hejuru, hasi harimo ubusa. Ubwo muranyumvise ra? Nubona uzamuka nta kintu cyabaye, uzamenye ko witeguye kuba imva. Ntabwo mbateye ubwoba,
ujye ugirira ubwoba kuzamuka udafite imisingi, ujye ugirira ubwoba kubona ufite aho ugeze nyamara ntaho ushinze, ntaho wanyuze. Burya urupfu ruba rugutegereje. Imana ibarengere neza, ibarengere mu izina rya Yesu, amen. Sinarebye iminota ariko nabarebaga mu maso nkabona ko ntatinze. Imana ibahe umugisha.